mwitonde murabona ko nambaye impeta ninzajya ngira ntimuze kugira ngo nuke samura tugirire Yesu wacu sha nubwo ndi umugeni ndavuga pe ibintu by'ubugeni ndabivamo ikavuga ati mviyoye feruje kubera ikibazo Grace yateje mani vayo igakubita Grace umugabo nubwo ni kubona nuzuriranye ariko ndagerageza muri hangane musi ndi gukora kijene ndi umugeni muri uku kwa 9 bivuze ngo rero niyo mpamvu mubona ndi kwitwara neza ndi kwikanga ko Messi yashobora guhinguka hariya agasanga nasarishije ariko ntwayanze murakoze Satana agiye gufata kuki igikwe cyaje bizantonda ariko nzagenda gahunda nukwegura iki ejo bundi baguye umutwe abanterera ifi komera po noneho kajya ngo genda bamfuka uruntu mu maso ariko numvishe bavuga ngo tera intambwe ngo ujye wahagarara ndavuga na ahantu hari ikintu ndi bukandagire tu ariko turashimira Kristo rero gahunda nukubura iki amen bagikuyeho numva bararirimbye wose ngo pa bitamba n'umuntu nitura nzunga iserari ndadigadiga kandi ureba kuntu mpagarara imbere y'abantu ntabwo bamfite naradigadize baramfata Kristo wagowe tererwa ubushaje nabyo ni ibibazo reka dushime Imana reka mbabwire umuntu uzasiba ubukwe bwanjye ntacyo uzabara ngo witwa Queen ndabyumvishe ngo witwa Queen haleluya mama dijekwe wahaguruke Telastiko Cinema muhaguruke tugiye kwakira umubyeyi wacu hanyuma mubyeyi urabugihagaze aho ngaho tugiye kwakira umubyeyi wacu hanyuma DJ araza ashiremo ingoma hanyuma namwe mukome mu mashyi hanyuma twakira umubyeyi wacu mu izina rya Yesu komera Imana amashyi komera Imana tugire gutya uyu munsi mwitonde murabona ko nambaye impeta ninzajya ngira ntimuze kugira ngo nuke samura tugirire Yesu wacu abantu bumva Imana yarakoze haleluya tuzamura cyane haleluya Minister for prayer in the bomb we will see us aya machipu yakomera Imana yakubambiwe iyatumeneye amaraso ku musaraba iyavuze ngo nitubeho twarangiza tukabaho Minister for prayer
umubwire ngo kuba Imana ihibereye birahagije. Kuba Imana ihibereye birahagije. Kuba batarakuroze ngo upfe, kuba batarakwishe, ukaba wahageze ukagera ahantu Imana yibereye, icyo cyonyine kigize gute? Kirahagije. Imana imbabarire, ndi mu mavuta y'ubugeni kubera ikintu kimwe. Ndakwibutsa ko nimutamfata neza nk'umugeni, ibyo birabareba. Umwenda hende bukeya, umuntu w'umugeni ntibamubwira nabi. Mwabyumvise? Nta nubwo batuma babara. Murabona ntananutse nk'umuntu uzambara ikanzu. Ubu ndi kwisonzesha ngo ndebe ko indi izagenda. Biri kujya byanga nimba nzayambariramo agatimba. Reka gutinya bizakubaho, Imana irakurinda. Ebu ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana we isi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imana we isi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Imbaraga z'Imana nimumureke cyamarenga, igihe nikigera azatobora. Na Zakariya atari yabona imbaraga, nimumureke igihe nikigera, na Zakariya niyo ari kuvuga atari yabona imbaraga z'Imana. Nimumureke aca amarenga, igihe nikigera azatobora vuba. Na Zakariya atari yabona imbaraga, nimumureke we igihe nikigera, igihe nikigera azatobora vuba we. Igihe nikigera azatobora vuba. Aya mashi we, aya mashusho, mashimu yakomeye. Yewe aya mashi we, yewe aya mashusho, mashi y'Imana, mashi yayo we. Komera Imana yacu amashi. Imana ishimwe. Hela sane fote. Aya mashi turayakeneye, amashi turayashaka. Imana ishimwe. Haleluya. Fata mu kiganza umubwire ngo Imana ibirimo. Sha nubwo ndi umugeni ndavuga pe, ibintu by'ubugeni ndabivamo. Zamura na haleluya, haleluya. Nimumvugira ngo iki? Imana. Vugira ngo iki we? Imana. Imana yacu. Imana Jehova Jire. Imana Elisada. Imana guteka guta. Imana. Nikomera amashyi y'akabyara. Nibakwikirize umuntu mwicaranye mufata
mufate mu kiganza umubwire ngo nimba ibyo udashoboye biharire Yesu. Ibintu udashoboye biharira Imana, ibyo ubona udashoboye biharira Imana. Nta kindi cyayizanye ni ukurokora abantu bayo, ni ukugirira neza abantu bayo, ni ukuvuta ishoboye byose. Cyuma gicyaza ikindi, cyuma kigira ute, cyuma gicyaza ikindi, cyuma amaraso yakomera. Tugiye kwakira niba kwikiriza ongera uyikomere amashyi. Tugiye kwakirana. Imana yacu ntihinduka. Mukomanga umubwire ngo uko yariri kera n'uyu munsi ni kwiri. Imana igera mu kibazo ikemera ikaviyora, ikavuga ati mviyoye feruje kubera ikibazo Grace yateje. Mana ivayo igakubita Grace umugabo. Kwakira Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, twikomera amashyi twese duhagurutse. Aya mashyi tuyakome. Aya mashyi turimo kwakira Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, yikomera amashyi. Imana yikomera amashyi ukabyara. Haleluya, haleluya. Mwicare Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishoboye bingahe byose. Imana ishoboye byose. Uko yariri kera. Amen. Amen. Maze iminsi ndi ku ijambo rivuga ngo Imana irwane n'ibikurwanya. Haleluya. Kandi Imana ikubura inzira yawe banduje. Inzira yawe barayanduje, ujya kugirirwa ikintu ugeraho bikanga kuko bakwandurije iki inzira. Ariko iri hejuru ya byose, Imana ivuga bigakora, Imana itegeka bigakomera, Imana igusiburira inzira. Barayisibye bazi ko byarangiye, ariko iri hejuru ya byose, hejuru ya byose idukuburira iki inzira. Ariko nimubyumvishe. Haleluya, haleluya. Abandi Imana ikuburira inzira. Haleluya.
nitwa Ingabire Grace, ndi umubyeyi, ikindi ndi mwiza. Nutigirira icyizere sinzakikugirira, sinyambibabwira. Ariko n'uwo muri kumwe muhereza ikiganza uvuga ngo twavuye mu maraso ya Yesu turi beza. Twavuye mu maraso ya Kristo turi beza. Uko byagenda kose, uko bagufata uko ariko kose, Imana kumeneye amaraso. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Nubwo ni kubona nuzuriranye ariko ndagerageza. Muri hangane musi ndi gukora kijene, ndi umugeni muri uku kwa 9. Bivuze ngo rero niyo mpamvu mubona ndi kwitwara neza, ndi kwikanga ko Messi yashobora guhinguka hariya agasanga nasarishije. Ariko ntwayanze. Murakoze. Hey! Satana agiye gufata kuki? Arawurya ndagiye ariko. Igihe yahereye. Hanyuma nukuri kw'Imana. Kuwa mbere bazanyerekana, muzazane bya bintu. Bazabanza hano ku cyumweru banyerekaho nzasezerane, bazanyerekana handi nzasezerane. Abantu b'amakuvurori base ibintu byose mukeneye kuma amakado ngitangira kwerekana. Guzibeshuze nta kintu uzanye kandi nzaba nzayobora ndi bunerekanwe karabaye. Yababa we. Nzambara banyerekanye, yo bazanyerekana niyo nzirirwa nzabigenza ntera. Ayiwe. Igikwe cyaje. Bizantonda ariko nzagenda. Gahunda nukwegura iki? Ejo bundi baguye umutwe banterera ifi. Komera. Po. Barawegura. Bararitera. Ntabwo nabivuze byose bro, yaranyungirije. Ibintu by'Imana ni hatari. Ngiye kumva numva bohereje imodoka iza kumfata hondi. Iyo naje mu bayitwaye. Na mukuru wanjye uriya yatwaye inkweto na telefone yanjye. Magararanya mu muhanda na bodaboda. Geraho n'ishakoshi. N'ishakoshi barayitwara. Noneho nabahamagara ngo ugutwaye ngo twagiye gufata abashyitsi ku kibuga cy'indege. None se ko mwantwaye ishakoshi na bodaboda ndagenda gute? Ati humura, naho uyu mujyama Evode bamuhamagaye ngaje kumfata. Kumfatana na bodaboda mu muhanda. Ni ibintu bikaze. Nako ndashimira Gitare ujye uvuga ijambo akagira ute akabisohoza. Tuvuge ngo amen. Nibaza ukuntu ndi bugende naho bo groupe urumuri kado banteguriye bo barayizi, kandi twari turi no kumwe banta mu rusengero bajya gutegura iyo kado ariko barabimpisha. Ndagenda Evode genda nukana nawe genda nijujuta, ariko se Evode njyanye ngo naho bakubwiye ujya gufatira kado. Naho ngeze nsanga bateye ivi. Iyi Mana ntiwayikomera amashyirata. Imana yarakoze. Amen. Baje kunangirira ku marembo nsigara mu modoka, imodoka narinzi bayijyana kure ngo ntabibona nkabona ko uwo muntu araho. Ndagenda noneho roje nawe ngo mami ngo ni surprise ngipfuke mu maso. Ngipfuke mu maso ngo ni ikintu gikomeye ngo ni igihene. Noneho nge numvaga ko umuceri kubera wari washize. Nagiraga ngo abana babimenye ko umuceri wagize ute washize mu nzu, nubwo ni igifuka cy'umuceri bagiye kunkubita cyo kugira ngo ntegure ubukwe nta stress z'ibiryo mfite. Naho noneho kajya ngo genda bampfukura uruntu mu maso, ariko numvishe bavuga ngo tera intambwe ngo ujye wahagarara. Ndavuga na ahantu hari ikintu ndi bukandagire tu, ariko turashimira Kristo. Rero gahunda ni ukubura iki? Amen. Bagikuyeho numva bararirimbye wose ngo pa bitamba n'umuntu nitura. Nzunga iserari ndadigadiga, kandi ureba kuntu mpagarara imbere y'abantu ntabwo bamfite. Naradigadize baramfata. Kristo wago tererwa ubushaje nabyo ni ibibazo. Reka dushime Imana, tuyishimire. Imana yarakoze. Ahubwo mfite mariage mu kwa 9. Amen. Imana yarakoze. Yesu ashimwe cyane. Rero ibintu Imana yavuze ijye bisohoza rata. Nibwo muzabona sheri kuwa kangahe kuwa mbere bari turi kumwe nyine barimo baratangaza itariki y'ubukwe, sibyo? Muzaza nababwiye ngo muzana amakado, indabo, mu mperesite ndire, nubwo nyine teromi kirimo ariko nzihangana njya nyigabanya buke igikoma kinshiremo. Emabure ube wiga ibintu abantu babwira abantu neza bro, mutampabura urumva. Bwira neza nka teta. Najyaga mbwira abantu ngo ni munyite baby, sinajyaga mbibasaba. None ubu ndi kubyukira kuri Queen Kristo. Kujya kumva nkaryumva nkavuga nti ntuvuze ngo iki bro, ni Queen. Imihini misitera amabafu. Ubwo rero
imana irimo iragenda isohoza ibyo yavuze. Yesu ashimwe. Rero imana ibishimirwe kuri mu ruhande rwacu. Nicyo nari nshimye imana. Nari nasenze kwa gatatu umuhanuzi waho nari maze kubwiriza, nkirambika Bibiliya hasi aruruka aravuga ati mbonye Uwiteka aguhaye impeta ya fiyansaye, ngiyi ndayambaye. Imana tuyikomera amashyi. Ariko ntabwo nari nzi igihe bizabera, nta nubwo ari ikintu nari nzi, ariko kuko umugambi w'Imana, iyi Imana ivuze ikurikirana icyo yagize ute, icyo yavuze. Ubukwe buzabera kuri Ararume ku Kagugu. Mungu wa rehema. Ya niho hari na reception. Yewe umuntu uzabuhomba. Harya nabivuze. Wabivuze kari kuri Ararume Kagugu. Reka mbabwire, umuntu uzasiba ubukwe bwanjye ntacyo uzabara. Tugiye gushimira Imana. Nzaseka kanzu, ndabibutsa ko ikanzu yangezeho. Imana ishimwe. Kanzu yangezeho rwose, mukanya ndajya kuyifata. Yavuye muri Amerika. Abantu muzakora ubukwe nyuma yanjye mujye muza mbatwerere ikanzu. Ikanzu ni yanjye ku cyanjye gito. Imana ibahe umugisha. Amen. Rero uyu mubyeyi uko byagenda uko ariko kose, naho amagambo yaba menshi, ariko afite ukuntu twebwe tumubwira akatwumva akadusubiriza ibibazo byacu. Hanyuma rero uyu niwe mama dufite inaha muri uyu mujyi. Vesi wanjye arikira mu ruzi, nta wundi mwene mama mfite inaha. Uyu niwe mubyeyi mfite muri uyu mujyi. Hanyuma mubyeyi, imbere y'iteraniro ndagushimiye kubw'ikibazo nari mfite, waragikemuye kandi umutima wanjye ndatuje, niyo mpamvu nikaraga. Amina. Ngo witwa Queen, ndabyumvishe. Ngo witwa Queen. Amen. Ariko ma Imana ishimwe. Arige ibintu birenga abantu. Iyo uri indushyi umenya izindi ndushyi. Yankunda kubwira abantu nti kugusura ukamera ku idongo ntacyo bimaze, kubera ko idongo nyifite. Ariko ifashe wa wundi utazi nuko imera ukamugaburiraho, aho aragenda gushimira. Rero niyo mpamvu ubuzima bwanjye bwose mbusangira n'abaciriritse ndetse n'abafite. Amen. Hanyuma ndabibutsa neza, Imana igikora ibintu by'imbaraga. Nukuri Imana yarakoze sinabimenye, iyo mbimenya sinari buze, kuko buriya nimba ari ikintu ntinya biriya bintu byabaye. Ariko Roje akampindaho ati jya wumvira abana, ntabwo usanzwe udusuzugura, ariko kwari kugira ngo binabe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma Imana yarakoze. Ntabwo Imana impaye umugabo uciriritse, impaye umugabo. Amen. Kuba hari imodoka irenze imwe ni amashimwe. Icyo ni igikomeye Imana ikoze. Ni ukuri kw'Imana. Kandi aranazicuruza, we acuruza imodoka. Ikindi cya kabiri ni engineer. Purani iyo ariyo yose jya umunyuraho unyureho ngo uhuze nawe, ariko ntumubwire byinshi, wandike. Hanyuma nzabibabwira neza mwana mubonye, sibyo? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nimba ufite ikibazo cyo gushushanya purani cyo kugura imodoka nziza, kuba wumva yakugeraho imodoka aho uri aho ariho ho, Imana ibahe umugisha. Kuba waba ukeneye ko umuntu akubakishiriza guturuka hasi kusa hehe, uwo muntu arabikora. Imana ibahe umugisha. Nzamubereka neza, nanabivuga ahamagaza uruhande, hanyuma nanatanga nimero ye, sibyo? Ariko none hamubaye nkoze question mark. Wa mbere nibwo tuzamubona. Imana nindakumirwa. Hayiwe Imana nindakumirwa. Ikibazo cyawe Imana nindakumirwa. Hayiwe Imana nindakumirwa. Ari kuvuga Imana nindakumirwa. Imana